Mugira amahoro bavandimwe, mbashimiye ko mukomeje kukurikira kuri uyu murongo Rugigana Kiyonga official. Abakoze subscribe, like, share na comment, nkomeze kubashimira ubumuntu bwanyu. Iyo ni inkunga ikomeye mu ntera, bigatuma nkomeza gushakashaka ino migani cyangwa se imyandiko ngana bitekerezo yanditswe n'abahanga bo mihe byashize, ari abakuru nkarushaho kuyibibutsa ndetse n'abakiri batoya bakabasha kuyumva bakagira ibyo bakuramo. Ubu rero nje kubagezaho undi mwandiko w'urukwavu n'igikona. Mukurikire. Urukwavu rwatonganye n'igikona rurarakara cyane, rushaka kukica. Ariko igikona kibibonye gityo kirigurukira, kiragenda. Urukwavu ruti, iki gisiga nagikinishije mba nakishe nka kirya. Nuko urukwavu rugerageza guhimba ubwenge bwo kuzakica, rujya hirengeye aho ibikona byakundaga gutora. Ruhageze rubona Sakabaka, rurayibwira ruti, nubona igikona ukinyereke uti dore urukwavu rwapfuye, nanjye ndiryamira nk'intumbi hariya. Sakabaka irarwemerera. Muri ako kanya igikona kiraza. Sakabaka ikibonye irakibwira iti, dore urukwavu rwapfuye, ngwino tujye kururya. Igikona kiremera kitiho gitugenda. Biragenda, igikona kiragwegera kibwira Sakabaka kiti, data atarapfa yambwiye ko iyo urukwavu rwapfuye rushinga umurizo, none nduzi ururwawo urambitse, nibite? Urukwavu rwumvise ayo magambo y'igikona rushinga akarizo. Igikona nacyo kirigurukira kiti, sinkiruriye narubonye ni ruzima rwose. Nuko urukwavu rubura igikona gityo. Hari igihe umuntu agambirira kugira nabi ariko ntibimuhire. Ibyo tujye twirinda ubugambanyi n'ubugome ndetse no kugirira abandi inabi. Ntago ari umuco mwiza, si umuco w'abantu. Mugira amahoro bana b'Imana bavandimwe. Ibyiza nifuza namwe ndabibifuriza. Mugira amahoro.